Bashimiye ko mukomeza kudukurikira kuri ino channel. Nambasaba niba uri mushyashya kora subscribe, kore like, hanyuma niba usanzwe ndagushimiye cyane kora like, hanyuma kore na share, murabugize neza. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo bakora installation ya panneau solaire cyangwa se solar system installation. Twihuse cyane uyu munsi murabona ko dufite panneau solaire, dufite umurasire dufite rero ni wate 150. Murabona dufite umurasire wa wate 150. Inyuma ni gutya umeze. Izi ni cable za connection zijya kuri battery. Ni gutya rero umurasire wacu umeze. Ubonye ni gutya. Hanyuma ikindi turi bwifashishe regulateur cyangwa se icyo bita solar charge controller mu cyongereza. Regulateur yacu rero ibundi igira umwanya winjiramo insinga zivuye kuri pano, hanyuma insinga battery nayo zikazinjiramo, hanyuma ikagira terminal za output. Kuvuga ngo load terminal zijya ku load. Niba ufite amatara nyine yinjiramo hano, yarimanta amatara mu yandi magambo. Hanyuma turi bwifashishe pens. Izi pens rero nta kindi zikora, izi pens zihuza battery, zihuza connection z'amabattery. Uramutse ushaka gukonegita battery, ufite battery irenze imwe cyangwa ufite ebyiri cyangwa eshatu kuzamura, icyo ukoresha nta kindi, ukoresha izi pens de connection. Hanyuma tukagira cable, ino cable niva kuri pano ijya no kuri battery, niyo uhuza pano igahuza solar charge controller cyangwa se regulateur igahuza n'amabattery. Hanyuma murabona hano dufite battery. Iyo battery ni ya 100 ampere. Dufite battery ya 100 ampere. Ayibonye, ino ni borne positive, iyi ikaba borne negative. Hanyuma urumva turi bukoresha ibyo ngibyo nta bindi. Tukagira na cadrema ya panneau solaire. Nta bindi turi bukoreshe rero. Kora subscribe, kore like, urabugize neza cyane. Reka dukomeze, murakoze. Nuko nababwiye rero pano yacu igira insinga ebyiri za limansi amabateri. Hano dufite umutuku, dufite n'umukara. Noneho umutuku ni positive, nuko mubibona hano. Umutuku ni positive, hanyuma umukara ni negative. Hanyuma rero mukomeze mukurikire, tugiye kuzikonekita. Pano yacu yarimanta amabateri.
hano dufite regulateur, tukagira na bateri. Hanyuma izi ni câble z'amakonegisiyo, kuri bateri. Hanyuma tukagira ya câble ivuye kuri pano yacu hejuru, nk'uko twayishyizeho. Ni câble ivuye hejuru kuri pano. Hanyuma rero ngiye kubereka ukuntu ikonegita ino regulateur. Ubusanzwe regulateur igira tamino ebyiri zinjiramo iyi câble ivuye kuri pano, hanyuma ikagira tamino ebyiri zijya kuri bateri, hanyuma ikongera ikagira tamino ebyiri z'amarodi ukuraho amasinga yagiye kwarimata nk'amatara, amaprize, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero tudatinze reka dukonegite. Nibuke neza ino câble niyo ivuye kuri pano hejuru, niyo ivuye hejuru kuri pano. Umutuku akaba ari positive, hanyuma ubururu ukaba negative. Positive ibuze hano ku mwanya wa pano n'ubundi nk'uko nabibabwiye, atikonegite. none ndagumurage So murabona ko tumaze gukonegita câble ivuye kuri pano. Regulateur yacu yise yaka. Murabona amasharije ari kuza aturuka kuri pano nk'uko mubibona neza. Izi ni voltage ziri guturuka kuri pano. Murabona ko dufite 19.8 volt. Pano yacu iri kwarimata neza nk'uko mubibona. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye gukonegita bateri yacu, tuyikonegite kuri regulateur. Murahita mubibona neza ko ino regulateur yacu yo ihita imarika levo ya bateri. Umuriro uri muri bateri ihita bimarikamo hano, ukayibona neza. Niyo mpamvu bayita charge controller. Tudatinze rero reka nazo tuzikonegite. Murabona ko tumaze kuyifunga. Icyo tugiye gukora, tugiye kwambika bateri yacu. Negative, this is positive, umutuku ni positive. Hanyuma ubururu bukaza kuri negative. Bateri yacu byarangiye. Ubu ngubu twakoresha umuriro wa bateri. Turamutse dufite nk'amatara ya 12 volt, twakoresha umuriro wa bateri. Murabona ko ibintu byose biri muri control.
hanyuma ngiye kubereka uburyo noneho uramutse ushaka nko gucuranga radiyo, kureba televiziyo, amatara ya DS20 nabyo byashoboka ko wayakorera kuri bateri uramutse ufite icyo bita inverter cyangwa se convertiseur. Icyo convertiseur ikora yo rero ifukura umuriro kuri 12 volt ikawuzamura ikawugeza kuri DS20, ari nabwo uko ubasha gukoresha radiyo cyangwa se televiziyo za kura cyangwa se amatara ya kura. Uyu nguyu dufite uri kuri 12 volt nk'uko mubibona. Dufite 12 volt ari nazo za bateri, ari nayo nyine bateri ubundi zirimo amoko abiri, hari ubwoko bari 12 volt hanyuma n'ubari 24 volt. Ino bateri ya 12 volt tugero ngiye kubereka ukuntu ushobora gushyiraho inverter cyangwa convertiseur ukaba wakoresha kura nk'iya REG cyangwa se n'izindi sosiyete. Iyi mubona rero ni inverter cyangwa convertiseur. No convertiseur yo ikikora ifata umuriro wa bateri ikawuzamura ikawugira umuriro wa kura alternative cyangwa icyo twakwita nk'umuriro wa REG. Ifata umuriro wa bateri igahita iwuzamura ikawugira nk'umuriro wa REG. Izi mubonaho ni input cyangwa insinga ziva kuri bateri zifata umuriro wa bateri ziwuzanamo hano muri inverter nayo ikawufata ikawuzamura ikawugira DS20. Izi zikaba input nk'uko mubibona, ahangaha akaba ari DS40, ahangaha akaba ari DS20. Iyi ikaba ari inverter ya watts 3000 ushobora gucomekaho appareil iyo ariyo yose ufite, yaba ari ipasi, yaba ari televiziyo, yaba ari amatara, yaba ari iki n'iki, byose icyo waba ufite cyose. Murabona ko iyi ngiyi ikibashije. Nambasaba gukora subscribe, ukore like, hanyuma niba ufite igitekerezo, hari icyo ushaka kumbwira, ukanyandikira muri comment cyangwa se ukaza kumpamagara kuri WhatsApp namba muri bubone muri description, hanyuma tukadiringa. Reka rombereke nk'uko izi ni input, ikaba negative, iri buze hano kuri negative, iyi ni positive. Hanyuma tumaze gukonegita, iyo umaze gukonegita uratsa gutya, murumva ko irasomye. Uragukise iyi ikora direct, uramutse icometsemo hano tayari ubwo kura DS20 ubu yibonye tayari. Ndabashimiye cyane rero, kora subscribe umuntu wanjye, kore like, bibaye ngombwa wakora na share. Hanyuma ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, naho ikindi gihe, bye bye.